twongeye kubaha ikaze rero nshuti bakunzi ba Butu TV ndizera yuko mukomeje kugubwa neza cyane kandi mukomeje kugira ibihe byiza. Ndizera ko buri wese ameze neza, ibintu byose biri kugenda neza cyane kandi mu buryo bunoze rwose kandi mumeze neza nk'ibisanzwe. Rero ntabwo bitworohera muri iyi minsi kuba twahorana namwe tuganira namwe, ariko mu mbaraga dufite nkeya cyangwa se nyinshi mu bitewe n'uko mubifata namwe ubwanyu, ndizera yuko bizajya bigenda bibafasha cyane kubana natwe umunsi ku wundi mukurikira ibiganiro byacu, yaba ibyegeranyo tubagezaho, yaba ibyasohotse mu bitangazamakuru. Ndizera yuko uzajya mukomeza kubikurikira kugira ngo bitabacika, kuko nibyo by'ingenzi bya mbere bishobora kuba byatuma ubwanyu mumvira nyine yuko ari cyo cya mbere cyajya kibabera igipimo cyo kumenya uko isi ihagaze, yewe ukamenya amakuru yo mu Rwanda, yo hanze yarwo ndetse no mahanga ya kure, ukamenya ngo bihagaze bite muri rusange. Rero mbahaye ikaze mu byasohotse mu bitangazamakuru. Njyewe ndi Alpha Niyibigira, tugiye kubana muri aya makuru atandukanye. Ndizera yuko buri muntu wese yigiye hafi aje gukurikirana ibyasohotse mu bitangazamakuru. Ese ni ibiki byabaye, byagenze bite? Ese amakuru utumvise wenda ku munsi washize, umunsi w'ejo, uyu munsi uraza kuyumva, kuko twebwe tukunda kubana namwe mu buryo butandukanye, tushyiraho amakuru menshi atuma nawe ubwawe ukomeza kunguka byinshi mu byagenda bigufasha kumenya uko isi ihagaze. Rero reka mbahe ikaze kuri Butu TV, ariko nawe nukomeza kumva ibyiza tuguha, jya wibuka gukora subscribe, unibuke kuba waza tukakwamamariza. Niba uri umuhanzi, niba uri umuntu ukora ibikorwa runaka, niba ufite business, cyangwa kutugeraho tugufashe, kuko turi bamwe mu bantu bakubera nyine itabaza ryatuma benshi babona nyine ibyiza ukora, kuko n'ubundi twebwe turi nk'umudugudu uri ku musozi kandi ntabwo wakwishira buri wese abawureba. Niyo mpamvu nawe iyo ukoranye natwe ni ngombwa yuko ibintu byawe bimenwa n'abantu benshi kandi bikagufasha kuba wagira icyo wamamaza ndetse ukagira n'icyo winjiza muri rusange. Reka rero mu byasohotse mu bitangazamakuru byacu ntabwo dutinda, kuko nawe ndabizi ufite amatsiko menshi kandi ni ngombwa yuko ugomba kuyashyira kuri uyu munsi, ugasigarana andi matsiko yo ku munsi w'ejo, kuko uko bukeye n'uko bwije niko buri muntu wese agenda yunguka ibyiza, bikanamutera amatsiko kuba yamenya n'ibindi birenzeho. Reka mbwira yuko nyuma y'itangira ry'abanyeshuri, nyuma yuko hagiye havugwa byinshi ngo amanota y'abanyeshuri yasohotse, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini NESA n'ubugenzuzi bwabyo kikabihakana, kiti reka abantu bababwiye ibyo ngibyo ni abatubuzi, ntabwo ariko bimeze. Reka mbwire ko noneho ku munsi w'ejo, ngira ngo muri iyi minsi turi ku munsi wa kangahe? Turi ku munsi wa gatatu, kambivuge gutya, kuko ku munsi w'ejo rwose ku wa kabiri nibwo rwose amanota yashyizwe hanze. Rero amanota y'ibizamini bya leta yaratangajwe, Minisiteri y'Uburezi rwose ibishyira ahagaragara cyane ko nabonye na Minisitiri w'Uburezi yasobanuye ko nta bukererwe bwabayeho. Nta bukererwe bwabayeho nk'uko ababyeyi bagiye babivuga, ngo hari ubukererwe ngo bwagiye buba, ariko ntabwo ariko bimeze. Kufatanya rero bwa Minisiteri y'Uburezi, Mineduc n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ibizamini n'amashuri kizwi nka NESA, ku itariki 27 Nzeri 2022 hatangajwe amanota y'abakoze ibizamini bya leta, icyiciro gisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Aya manota yabo yagiye ahagaragara. Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentina yafunguye ku mugaragaro iki gikorwa, yanatangaje ko ngo abakoze ibizamini mu cyiciro gisoza amashuri abanza ari ibihumbi 22,227 ndetse n'abana 472. Abose barakoze. Abatsinze muri abo ngabo bose ni 90.69%, naho abatsinzwe bo ni 9.31%. Urumva yuko ahangaha uraza gusanga aba bana baratsinze pe, baratsinze ibi bice rwose, ujyanije n'ibyo abatsinzwe, ujyanije n'imyaka yatambutse. Ahangaha urabona ko u Rwanda kugenda rwevara ruzamura urwego ku bana bari gutsinda amashuri mu bizamini mu mashuri barimo mu buryo bugaragara cyane. Rero Minisitiri Uwamariya yatangaje kandi ko ngo mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ni troncome abakoze ibizamini
bari ibihumbi 126 n'abana 735. urumva ko abana bari bahagije, bari benshi, ariko gusa abatsinze bahagaze ku mubare kwijanisha umubare wa 85.66%. abatsinzwe bo baba 14.34%. urumva ko ahangaha biragaragara yuko ahangaha muri tronkome baragerageje, nabo baragerageje kwiga neza bagatsinda mu buryo bugaragara. gusa uyu muyobozi yavuze ko ngo abataratsinze ibizamini bya leta mu byiciro byombi y'amashuri abanza ndetse na tronkome nta myanya bahawe, kuko twabonye abatsinzwe batayitwaye neza cyane bari mu 2021 n'abana 186. mu by'ukuri urabona ko bwose mu mashuri abanza. mu gihe kandi icyiciro rusange cya tronkome abana bagera ku bihumbi 18,469 nabo batsinzwe, ariko urumva ko bazakomeza nyine barebe ko ubutaha bazatsinda. rero rwose birabona yuko bazasibira, ngo nyine bategeze barebe bikosore aho baguye, aho batitwaye neza cyane, kandi ubutaha bazagire bate bazabashe kuba bakomeza bakoze neza cyane. yabajwe rero niba rero ngo hatarabayeho ngo ubukererwe mu gutangaza aya manota, kuko ngo aya manota ngo yagiye hanze abandi banyeshuri bamaze umunsi batangiye amasomo yabo. Minisitiri Uwamariya yasobanuye ko ngo habayeho ubukererwe, ahubwo amasomo yatangiye byihuse. umva ko rero niho mpamvu yabivuze gutya, asobanura ababyeyi bari batangiye kugenda bagaragaza impungenge z'uko abagiye bakosora ibizamini bagerageje kugenda batindamo, nyamara ariko bimwe ngo mu byaba byarakomye mu nkokora ubwabo, bigatuma abanyeshuri kubanirwa ibikoresho bajyana ku mashuri byarabagoye cyane. Minisitiri Uwamariya yasobanuye ko ngo iminsi yo gukosora ibizamini ngo ubusanzwe ngo ari hagati y'iminsi 40 na 45, ngo ariko ngo byakozwe mu minsi 37 gusa. ngo harateganwa ko hazongerwa ibigo byo gukosoreraho kugira ngo itangazwa ry'aya manota rijye ryihuta cyane. rero abashaka kureba amanota y'abakandida bakoze ibizamini bajya ku rubuga rwa NESA mu mwanya wagenwe, bakajya bagenda rwose bakabikurikirana neza cyane. ndizera yuko muri iyi minsi bisigaye byorohera ababyeyi kumenya amanota y'abana babo, kuko burya nabyo biri mu bintu byabafasha kugira ngo bajye bamenya uko abana babo batsinze cyangwa se bitwaye muri rusange. tuve rero mu by'uburezi, ukuntu abana bacu babashije guperforminga, yaba abagize kwitwara neza cyane tubashimire, yaba n'abataritwaye neza cyane tubakomeze tubahumurize, tubabwire tuti ubutaha bizagenda neza cyane, ubutaha bizagenda neza cyane. kandi burya umubyeyi yishimira abonye umwana we yitwaye neza, yabashe gutsinda amasomo, biri mu bintu bya mbere bimushimisha, akavuga ati n'ubundi iyo ndimo ndarera ntago mba ndi kurera nta cyizere mfite ko umwana wanjye azabasha kugera ahagera, cyangwa se aho angeza nanjye ubwanjye muri rusange. ko burya iyo ureze umwana neza uba witegereza nawe ubwawe mu zabukuru, umwana agera igihe akakuramira rwose, akagufasha muri buri kimwe cyose gishoboka. reka twerekeze mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rusizi. mwoka byaramwe imbere yanjye ndabona rwose mana we biragoye cyane. umuyobozi yakubiswe aravirirana, bagenzi be bakizwa n'amaguru barahunga batereka reka. ndabona ugutwi k'umugabo gusa nkaho bagukomerekeje, ubona ko bitangaje cyane. ni mu karere ka Rusizi. nabonye witwa Nsengiyumva Samuel w'imyaka 40 y'amavuko wo mu mudugudu wa Rweya mu kagari ka Kamanyenga mu murenge wa Nkaka mu karere ka Rusizi. uyu ngo yarahigwa bukware n'inzego z'umutekano nyuma yo gukubita no gukomeretsa bikomeye umukuru w'umudugudu wa hepfo muri aka kagari witwa Nzakamwita Faustin. ubwo rero ngo abayobozi batandukanye muri aka kagari ngo bazindukiragayo iwe kumwaka amafaranga ya mituelle de santé. abayobozi ngo bagenzi be ngose babonye avirirana amaraso, aho kumutabara bakizwa n'amaguru barirukanka. abayobozi nabo bakoze amakosa, kuko buri usanze mugenzi wawe yakomeretse ntago ukizwa n'amaguru, ahubwo urute uramufasha ukabasha kuba babasha kuba wamwitaho ukareba uko bimeze. rero akababwira yuko rero ngo umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ubukungu n'iterambere by'abaturage uzwi izina rya SEDO muri aka kagari ngo Kamanyenga, ngo akaba ari Byukusenge Patricie. uyu nguyu rwose wari unayoboye bagenzi be muri ubwo bukangurambaga bwa mituelle de santé, bari bagizwe n'abakuru b'imidugudu batandatu ndetse akaba rero abagize aka kagari, ndetse akaba rero
ngo abangaba rwose mu byagiye bikorwa ahanini ngo bari kumwe n'abajyanama b'ubuzima, aba bose rero bakaba bari kumwe n'abagize inama ya njyanama y'akagari n'abandi bose bari bafite ibyo bahagarariye muri aka kagari, ngo bageze mu rugo rw'uyu Nsengiyumva bahurira rwose n'uruva gusenya, basanga byakomeye nabo kugira ngo bakizwa n'amaguru, barirukanka bayabangira ingata. Ahangaha nibyo nibaje ntese koko mukabyaramwe, niba bigeze kuri uru rwego ninde uzajya ukiza abantu kubona umuntu bamumereye nabi cyane ariko ntibamukize ntibamutabare? Ni ubwo ndizera yuko inzego zibishinzwe z'umutekano zigomba gukurikirana uyu nguyu yakoze aya marorerwa, ubwo yagombaga kuba yagira gutya agafasha inzego zamugannye kugira ngo abashe kuba bagira bate, babashe kuba babona ubusobanuro bwinshi cyane ku bya mituweli de sante. Ariko ntabwo byoroshye, twagiye tubona ku minsi yatambutse ahantu abantu bajya kwishyuza bya mituweli de sante ugasanga ntabwo bumva neza, hanavuga yuko batari ibintu byiza cyane rwose. Mujye mugerageza murebe ko mwafashe inzego zibishinzwe kugira ngo inzego za leta zibashe koroherezwa n'ikibazo cyo kumenya amakuru yo mu baturage mu buryo bworoshye cyane. Reka nkubwire yuko ku munsi w'ejo kuwa kabiri nibwo nakubwira yuko Nyabugogo hano muri Nyarugenge, muri Nyabugogo nyine ahangaha fuso rero rwose yagize gutya ihitana umunyamaguru w'umukecuru rwose mu bintu bibabaje cyane. Fuso rero yabuze feri hitana umunyamaguru ku munsi w'ejo masaha y'isa sita z'amanywa, byari bikomeye cyane. Ngo rero imodoka ya fuso yari ubwo nyine ndimyamuze ngo ku munsi wo kuwa kabiri, ntabwo hari ku munsi wa kabiri, imodoka ya fuso yari ihetse ibisheke yacitse feri ubwo yamanukaga iva ku Kimisagara yerekeza Nyabugogo mu karere ka Nyarugenge, igonga umukecuru wambukaga umuhanda ahita yitaba Imana. Ahagana rero saa sita n'igice zo ku munsi wo kuwa kabiri tariki 27 ukwezi kwa Nzeri 2022 nibwo iyi fuso yari ipakiye ibisheke yacitse feri ihita igonga uyu mukecuru hafi ya gare ya Nyabugogo. Bagure ko iyi fuso ari twa ibisheke yari bijyanye ku ruganda rutunganya isukari hariya ikabuye, ariko iyi manuka ya Kimisagara rwose ivuze amahoni byakomeye, ubona ko byarangiye. Rero abantu bose barahura ko barahunga, gusa umukecuru ntabwo byamuhiriye kuko yahise imugonga maze yitaba Imana. Umukecuru witabye Imana yaraturutse mu murenge wa Kanama mu karere hariya ka Rubavu yerekeza mu karere ka Nyagatare, aho abaturage bari baraho ngaho bagiye babwira itangazamakuru ngo imodoka imanuka ariko icika feri, noneho kigingi wayo cyangwa se wa wundi uba ari umwunganizi uba uri kumwe na shoferi yahise anyuza umutwe mu idirishya atangira gusaba abantu bose kuva mu muhanda, ababwira ko imodoka yacitse feri rwose bahunge. Bahamya rero ko ngo iyi modoka ngo itagenda ivuza amahoni bari guhitana abantu benshi bari baraho ngaho cyane, bari bagaze aho ngaho cyane bari hafi yaho badodera inkweto ku marembo ya Nyabugogo ya gare nyine, aho ngaho aho baba badodera inkweto abagabo bambaye ibisaroti by'icyatsi baba aho ngaho. Ariko kubera amahoni menshi abantu babashe guhunga n'abari bahagaze aho barahunga, basa nkaho bakiza ubuzima bwabo. David Muhizi uyu wari kumwe cyane na nyakwigendera, umugabo rwose wari mu kigero cy'imyaka twavuga nka 50 kuzamura gusuza hejuru, harambaga agofero rwose k'umutuku ubona ko yababaye yashavuye. Yavuze ko ngo bari berekeje mu karere ka Nyagatare, abari bagiye ati rero turaje twumva urusaku tubona imodoka iri kumanuka hariya, turabyigana cyane we abura aho ajya maze iramugonga ahita apfa. Gusa ikindi twagiye twumva uyu musaza avuga yuko uyu mukecuru rwose no kugira ngo mu rugendo bagenda yarimo avuga ati Mana yanyu mfashe ngeraho ngiye amahoro, ari nako avangamo n'isengesho. Ubwo rero nuko byagenze, ntabwo byamworoheye, ntabwo yagezeyo. Ubwo nyine ndizera yuko rwose umuryango wakomeje kubyakira ukanihangana ko n'ubundi nyine nta kundi bigenda muri iyi si abigoye cyane. Gusa nyuma yuko iyi fuso igonze igakora impanuka ikagonga uyu mukecuru, inzego z'umutekano zahise zihagera zitwara umurambo wa nyakwigendera ngo ujye gukorerwa isuzuma. Naho rero umushoferi w'iyikamyo we yahise atabwa muri yombi, ubundi ibintu bikomeza kujya mu buryo kuko inzego z'umutekano zagezeho. Nako rwose polisi y'igihugu imwe mu bantu bashimwa cyane kuko iri gukora akazi kayishinzwe kandi vuba kandi gakorera igihe muri rusange. Ngibyo ni amakuru ababaje, ariko nuko bigenda nyine no kwihangana gusa. Ariko dukomeze umuryango ndetse n'uyu musaza Muhizi David tuba tuti nakomere akomeze yihangane.
Tujye muri Tanzania tuve mu Rwanda tubabwire yuko umupadiri akurikiranweho gusambanya abana 10 b'abahungu. Rero umupadiri wo mu gace ka Moshi muri Tanzania witwa Sostene Soka yagejejwe imbere y'ubutabera kugira ngo yisobanure ku cyaha akurikiranweho cyo gusambanya abana 10 b'abahungu. Uyu mupadiri kandi yatawe muri yombi ku itariki 20 ukwezi kwa Nzeri 2022 aho bivuga ko ngo aba bana uyu mupadiri yagiye asambanya uko ari 9 muri bo ngo biga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza mu gihe umwe yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Akaba rero bose ngo bahuye n'uyu mupadiri ngo ubwo bigiraga amasakaramentu yo guhabwa Ukaristiya no gukomezwa, ariko uyu mupadiri nyine atangira kugenda ababona, ariko abona ko azakoresha nyine ibyo akeneye gukora nabyo mu bintu navuze ko ari ubugwari bukomeye cyane. Maze rero amakuru dukesha ikinyamakuru bita The Citizen yavuze ko ngo iyo padiri Soka yamaraga gusambanya aba bana yabahaga amashiringi ya Tanzania ari hagati y'ibihumbi 3 ndetse n'ibihumbi 5 abashukisha nyine utwo duhenda abana kugira ngo babashe kumwemerera ibyo ashaka kubakoresha. Padiri Soka yatawe muri yombi nyuma y'igitutu cy'abaturage bo muri Moshi bavugaga ko ngo akingirwa ikibaba n'ubuyobozi ngo kandi ngo agiye kubamarira abana. Nibyo koko rwose bayobozi mwataye muri yombi uyu mugabo inkozi bibi cyane, mukomeze mushyiremo imbaraga murebe ko hatari n'abandi bashaka bakora ayo makosa kandi bitwikiriye icyo bari cyo kugira ngo abaturage batamenya yuko abangaba bakora ibyo ngibyo. Ubwo rero neka tukomeze tubavuga tuti rwose mukomeze aho ngaho babyeyi mujye mwita ku bana mumenye amakuru yabo muganire nabo kugira ngo mumenye ikibazo bagize ndetse mwaje kubafasha muri rusange. Ntabwo biba byoroshye mwabantu mwe, ntabwo biba byoroshye. Ndabibutsa yuko turi kumwe namwe muri gahunda y'ibyasohotse mu bitangazamakuru. Turi Butu TV2 ngende Alpha nibigira komeje kubana namwe muri gahunda. Nyaboneka kwamamaza hano iwacu rwose ibiciro twabihananuye rwose, mugerageze mutugane murebe ko mwakwamamaza ndetse kandi nako mubasha kuba mwagira gutya mukatugeraho mukabasha kutubwira byinshi bishoboka tukabamamariza mu buryo bwiza cyane, ari nako kandi munakora subscribe mu buryo bworoshye cyane. Hari na telefone nabaha kugira ngo nushaka kwamamaza uzajya uduhamagara tukugereho ubundi twamaze kubwa byawe kuri iyi channel yacu igezweho cyane, nawe ubwawe ikugeza ibyiza bidasanzwe kandi byiza by'amakuru yizewe utasanga handi. Telefone zo 788 95 788 ubundi bigende neza cyane. Ndasubiramo iyi nimero ni 0788 95 788 ubundi wamamaze hano kuri channel ikunzwe n'abantu benshi kuko bahabwa ibyo bizeye kandi ku murongo mwiza. Reka tuve muri Tanzania tugaruke mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza. Tabwire yuko uyu nguyu bamufatiye mu cyuho amaze gusambanya abana babiri, hava ko ngo ari satani babimuteye. Ahanga ndibaza ngo uyu mugabo niba yari yahanzweho, niba yarabaye iki kugira ngo avuge yuko satani amuteye kuba yasambanya aba bana. Nyamara bigaragara ko ari igikorwa cy'ubugwari kitanga giteye n'agahinda ku babyeyi benshi. Umugabo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi yafatiwe mu cyumba amaze gusambanya abana babiri barimo uw'imyaka 5 n'undi w'imyaka 6, havuga ko ngo ari satani wabimuteye. Ibi byabaye ku cyumweru tariki 25 kwezi kwa Nzeri umudugudu wa Murundi mu kagari ka Buhabwa mu murenge wa Murundi. Akaba rero ibi byarabaye rwose bibagahinda gakomeye. Amakuru avuga yuko uyu mugabo ngo yaturutse mu kandi karere akaba yaratunzwe no guhingira abantu ngo ndetse kandi n'indi mirimo itandukanye, ariko akaba yakoraga ngo yakoreshaga n'amaboko. Ngo rero umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murundi Gashayija Benoni uyu nguyu yabwiye ikinyamakuru cyaduhaye amakuru ko uyu mugabo yashukishije aba bana amateke yari yokeje maze arabahamagara ngo baze ngo abahe, birangira anabasambanyije. Igikorwa cyane navuga ko ari cy'ububwa kitari cyiza cyane. Gashayija rero yakomeje asaba buri wese kuba ijisho rya buri mwana kuko ngo hanze hari abantu bafite umutima mubi wo kubangiza.
rero amakuru rwose twamenye nuko uyu mugabo ngo yari amaze umwaka avuye muri gereza ya Nsinda, aho ngo yari afungiwe gukoresha ibiyobyabwenge no kubicuruza. Kuri ubu rero uyu mugabo wakoze amabi afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Buhabwa, mu gihe abana boherejwe ku bitaro bya Gahini kugira ngo bitabweho n'abaganga barebe ko nta kibazo kindi yabateye. Ntabwo ari ibintu byiza n'amakuru mabi anababaje, ariko nyaboneka abanyarwanda mureke twamagane izi nkozi z'ibibi zikomeje kwangiza abana bacu twabyaye. Tuve mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Kayonza tugaruke tujye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza, tubabwire ko abantu batatu bafatiwe mu kabari bifungiranye, harimo umuntu wapfuye. Ni inkuru y'urupfu rwa Nsengimana Damascene w'imyaka 38 yumvikanye mu murenge wa Muyira mu kagari ka Migina mu mudugudu wa Bugina. Akaba rero ari umurambo wa nyakwigendera wasanzwe mu kabari k'uwitwa Ruzindana Maurice. Akaba ari amakuru rero yahise amenyekana, inzego z'umutekano zahise zijya aho ngaho zisanga nk'uko witwa Nadine Kayitesi, umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, akaba ariko yabwiye ibitangazamakuru byari byageze ahabereye aya mabi. Rero akaba rwose aya makuru yavuze yuko rwose ngo inzego z'umutekano zahageze zigasanga ako kabari gakinze karimo abantu batatu bikingiranye ndetse n'umurambo wa nyakwigendera. Abari bari muri ako kabari, nyirako witwa Maurice Ruzindana yari kumwe n'abitwa Gloriosa Uwimana ndetse na Auguste Nsengiyumva, bose bahise batabwa muri yombi. Wahaye amakuru ibitangazamakuru byari byahageze yavuze ko nyirakabari bamubajije ngo uko byagenze, ngavuga ko ngo barwanye, ko ngo hari amafaranga yabuze bari kumwe, hanyuma ngo agahita abakingirana. Noneho rero ngo bikaba ngombwa yuko nyine ngo havamo icyo kibazo, kigaragara yuko uyu nguyu we yari yishwe cyangwa se yari yagaragaye nk'uwishwe wagiriwe nabi. Gusa ngo abo bari bari kumwe bavuze ko ngo yishwe na nyirakabari ari wakoze ibyo byose by'amabi yo kuba nyine yaratinze kuba yakwica uwo nyakwigendera. Umurambo wa nyakwigendera wari ufite ibikomere ku mutwe ndetse no mu gatuza, yewe no ku ijosi. Byavuze ko ngo bashobora kuba bamunize kuko ngo amaraso yaturukaga mu mazuru no mu maso, kandi ngo uruhande rwe ngo hari umugozi w'ibigare mugufi ngo nawe uriho amaraso. Nyakwigendera rero ngo asize umugore n'abana 6, akaba rero ngo abatawe muri yombi barase bajyanwa kuri RIB ya sitasiyo ya Kibirizi ngo bakurikiranwe, naho umurambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzuma. Kajyambere Patrick, umuyobozi w'akarere ka Nyanza wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yasabye abaturage kwirinda ikintu cyose cyatera impfu za hato na hato. Nyamara ariko amugani koko abaturage bagomba kumenya yuko ubuzima burahenze kandi amagara asizwe ntayorwe. Nta kintu cyaruta ubuzima bw'umuntu uretse kububungabunga no kubuha agaciro. Tuve rero mu ntara y'Amajyepfo muri aka karere ka Nyanza dusubire mu ntara y'Iburengerazuba, tujye mu karere ka Rubavu. Karere ka Rubavu umucyecuru w'imyaka 51 yasanzwe mu murima nawe yapfuye. Inkuru mbi cyane zikomeje gusakara, sinzi impamvu ibi bintu bigenda biba, niba koko abantu ibi bintu dora nabyo bitateye impungenge buri wese ubyumva. Ese ubundi ibi ngibi bitwigisha iki, bidufasha iki kugira ngo tubashe kuba twakwirinda ibibazo byateza impfu za hato na hato? Nyarukundo Maria w'imyaka 51 wo mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu yasanzwe mu murima yapfuye, aho umuryango we watangaje ko ngo yari asanganwe uburwayi rwose nk'uko ubuyobozi bwagiye bubitangaza. Mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 27 Nzeri 2022 umurambo wa nyakwigendera basanzwe mu murima uri mu murenge wa Cyanzarwe mu kagari ka Makurizo. Akaba rero aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyanzarwe w'Imana Vedaste yaratangaje ko ngo uyu mukecuru yari yaraje guca inshuro, ariko nyine ubwo nti ibyamuhiriye. Ngo yari yarahawe umurima ngo awuhinge, maze ba nyir'umurima
baje kureba ko arimo arahinga ngo bamenye aho ageze, basanga yapfiriye muri uwo murima. Akaba rero gitifu w'Imana Vedasti yavuze ko ngo mu muryango w'uyu mubyeyi ngo nta makimbirane yari ahari, ubwo nyine bakomeza gushakira ahandi bamenye icyateye nyine urupfu rutunguranye rw'uyu mukecuru. Umuyobozi yavuze ko ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mubabarire ngo ruri gukora iperereza ku cyaba cyishe uyu muturage ngo barebe uko byaba bimeze. Gusa umuyobozi yavuze ko ngo rwose bakomeje gukurikirana ngo barebe koko bamenya icyamwishe, mu gihe kandi umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa ku bitaro bya Gisenyi kugira ngo ukorerwe isuzuma. Reka twihuta tuve mu Rwanda, twihute tunyaruke twerekeze mu mahanga. Uyu nguyu yataye umugore we yirukira impunzi yo muri Ukraine, none bashwanya hadaciye kabiri. Ndakubwira yuko ari mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba rero ari umwongereza wita Tony Garnett w'imyaka 30 y'amavuko. Yavuze ko ngo yatandukanye n'umufasha we wo muri Ukraine witwa Sofia Karikadimo ngo w'imyaka 22 nyuma yo gutongana bikabije. Aho rero ngo uyu yakubitanye n'iyi mpunzi nyuma yo gutera ishoti umugore we Lorna Garnett w'imyaka 28 bari bamaranye imyaka 10 yose babana nk'umugore n'umugabo. Uyu Lorna Garnett watawe n'uyu mugabo yari yarabwiye inshuti ze ko ngo yarazi ko ngo ibyaba bombi bizarangirira mu gahinda, ngo ariko ko atarazi neza ko rwose ngo byaba uwo mwanya, ngo ariko ngo yanagaruka ntabwo yamwakira. Sofia yakunze uyu mugabo banabyaranye abana babiri, bashize iminsi 10 gusa ngo bahita babana mu nzu nk'umugore n'umugabo kugira ngo batangire ubuzima bushya hamwe bitewe no kuri abo bana. Ariko mu kiganiro uyu musore yahaye igitangazamakuru cya Mail Online yavuze ko ngo yamaze gutandukana n'uyu mugore 100%, gusa ngo bararangizanyije ngo nk'abashakanye. Uyu mugore kandi yagize umutima mwiza ubwo ngo yakiraga iyi mpunzi yo muri Ukraine ngo ayicumbikire, ariko byarangiye imutwaye umugabo. Nyuma y'amezi rero 4 gusa babana, umurinzi wabo mu rugo w'umusekirite yavuze ko ngo uyu mugabo yatandukanye n'uyu Sofia maze ngamwirukana mu nzu bakodeshaga nyuma yo kumushinja ko ngo adashoboye kugenzura inzoga asanzwe anywa no gukoresha icyuma ngo yangiza urukuta rw'inzu kandi anabangamira umubano wabo ndetse n'abakobwa babo bombi bari barabyaye. Rona nyina w'aba bana babiri ba Tony yabwiye inshuti ze ko ngo yari abizi ko ngo umugabo wabo nako umubano wabo mbabarire uzarangirira aho ngari kukarangira nabi, gusa ntiyari yiteguye yuko ngo byaba vuba muri icyo gihe. Rero ngo ntashobora kuvuga ku mugaragaro ibya Tony kubera ko ngo impamvu z'urukiko ngo nazo zigomba kubahirizwa, ngo ariko ikinyamakuru cya The Sun cyatangaje ko yabwiye inshuti ze ko atazamubabarira niyo bamara imyaka miliyoni yose, ati ntago byashoboka. Inshuti rero zavuze ko ngo Lorna yababajwe cyane n'ibikorwa bya Tony, ariko ngo yakomeje gukomera kandi ko intego ye ari ukwita ku bana babyaranye. Tony yabwiye Mail Online ko ngo yarambiwe uyu mugore kubera ubusinzi bwe, ndetse ngo kuwa gatandatu ushize yafashe icyuma atangira kwangiza igikuta cy'inzu ubwo yizizaga isabukuru y'imyaka 30, ngo byatumye ahamagara n'abapolisi. Uyu mugabo rero yavuze ko ngo yicuza kuba yarakundanye n'uyu mugore ngo wo muri Ukraine, ndetse ngo yumvaga ibyo yakoraga ari nko kumufasha, ariko ngo yaramuhemukiye cyane bibabaje cyane. Urumva ko biragoye cyane, ngo nyine nuko isimera umudamu acumbikira umukobwa nyine mu rugo wari impunzi muri Ukraine, harangije amutwara umugabo nyine yarihanganye nakomeze havumiriye, niko isimera ntago babyoroshye cyane. Reka nshuti bakunze ba Butu TV tukomeze tunagana ku musozo, tunyarukire hariya mu mikino ya basketball y'igikombe cy'isi. Tubabwira ko abagore bayasanzwe bakina ikipe y'igihugu ya Mali barwanye ubwabo nyuma yo gutsindwa mu gikombe cy'isi. Impuzamashyirahamwe y'umukino wa basketball ku isi ubwo ni FIBA yafunguye iperereza nyuma y'uko abakinnyi bo mu ikipe
y'abagore ya Mary bafashwe amashusho barwana byeruye cyane. Ubwo nyine ntabwo byoroshye, barahanganye barwana karahava nuko byari bimeze. Gusa nyine nyuma y'uko bari bamaze gutsindwa rwose umukino wabo barangije barahangana. Abo bagore rero barwanaga rwose barimo Kuruma na mugenzi we bita Abdabu, bose barwanye maze bararwana bakizwa na bagenzi babo byo butoroshye cyane nyuma yawo. Rero tubashimiye inshuti bakunzi b'igitangazamakuru cyacu ndetse kandi basanzwe badukurikira mu byasohotse mu bitangazamakuru. Reka tuzongere ubutaha tubashimira kandi mwakoze kubana natwe, kaze mugire ibihe byiza kinyeze no kwamamaza ndetse no gukora subscribe. Mu bintu byose bizagenda neza nkuko bisanzwe iteka. Abwira ngo ni Butu TV2 General Alpha nibigira mukomeze mugire ibihe byiza.